umushumba wa Zelafati Holy Church n'umugore we batawe muri Yombi. Ibise byo byagenze bite kugira ngo undi mushumba cyangwa umupasteri ukomeye mu gihugu atabwe muri Yombi? Hari amakuru ari kuvuga yuko aba bagabo bashobora kuba ngo hari amashusho y'urukozasoni bashakaga gukwirakwiza cyangwa bashakaga gukoresha nk'igikangisho, ndetse n'amafaranga batse Umukiristo wabo bamubwira yuko agomba gusengerwa. Biri mu bikubiye mu byatangajwe n'umuvugizi wa Ribu ubwo yagarukaga kuri inkuru y'iritabwa muri Yombi ry'uyu mushumba ndetse n'umugore we. Reka tubigarukeho byose. Reka nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye mubana natwe mu biganiro, mu makuru n'ibindi bitandukanye tubacishiriza kuri umuyoboro wa YouTube channel yanyu kandi yacu Urubuto TV show. Mwibuke gukora subscribe kandi utari wabikora unakore no kunzogera iruhande kugira ngo uzajye ubasha kubona amamenyesha buri uko dutunganyije cyangwa buri uko dutangaje inkuru yacu. Watanga ibitekerezo kandi wanakora like ukanasangiza n'abandi amakuru yihutirwa tuba tubazaniye. Ntatinze rero reka ngaruke kuri iyi nkuru kandi reka nizere ko munameze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi, kuko nzi ko mudukurikira 5 kwa 5. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko reka twe twifashisha ikinyamakuru cyitwa Igihe tubabwire yuko cyakoze iyi nkuru kikayiha umutwe ugira umushumba wa Zelafati Holy Church n'umugore we batawe muri Yombi. Umushumba w'itorero Zelafati Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukasengiyumva Jeannette batawe muri Yombi bakurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo gukangisha gusebanya yifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Namakuru Igihe yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu Dr. Murangira Bitieri wavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri Yombi kuri wa 9 Ukwakira 2024 cyangwa se batawe muri Yombi kuko urumva n'umunsi w'ejo kuwa 9 Ukwakira 2024. Dr. Murangira Bitieri umuvugizi wa Ribu akomeza agira ati nibyo koko aba bombi batawe muri Yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya nicyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bakaba bafungiye kuri station ya Ribu ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru ahari avuga ko iperereza ry'ibanze byagaragaje ko umwe mu bantu basengera muri Zelafati Holy Church ari we watanze ikirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yaramaranye igihe kirekire igakira. Umuvugizi wa Ribu yirinze kugira icyo avuga kubijyanye n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Yagize ati iperereza rirakomeje ngo hamenyekane uburyo yakoze icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ndetse nuko ayo mafoto yabonetse. Umuntu wese ukurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze 3, n'ihazabu itari munsi y'imyaka 3, n'ihazabu itari munsi mutubabarire ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda ariko zitarenze miliyoni 5. Iki ni igihano giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe icyaha cyo gukangisha gusebanya cyo ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze 3, n'ihazabu y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu Ribu Dr. Murangira Bitieri yasabye abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha mu gukora ibyaha. Ati buri muntu wese arasabwa kubahiriza amategeko y'igihugu ku buryo bw'umwihariko
abavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora, nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Ubutumwa bukomeye dusorejeho, nibabe intangarugero mu byo bakora byose, kuko bayoboye umukumbi, bayoboye abantu benshi. Dusubiye inyuma gatoya, nari maze kubinyuramo mu makuru, wenda reka dusubire inyuma gatoya turebe kubigendanye n'ibi byaha uyu mushumba cyangwa uyu mupasiteri, ni bishop, ahubwo twe tugabanyije level yiwe. Uyu mu bishop cyangwa se uyu mukozi w'Imana, iyi ntumwa y'Imana, ayo mazina yose ni ayabo. Arashinjwa icyaha kimeze nk'icyundi mu apotre bishop, bishobora kuba ari kimwe, abantu babizobereyemo muri ziriya titre badufasha. Ni birajya gusa n'ibyabaye kuri apostle Yongwe cyangwa apotre Yongwe, ku kigendanye no kuba hari umuntu yatse amafaranga kugira ngo amusengere indwara ye idakira. Ntabwo mukuri amakuru yimbitse yari yajya hanze, amakuru yimbitse cyangwa amakuru azizuye ku kigendanye n'icyo uyu muntu yararwaye cyangwa nimba yaranamusengeye iyo ndwara ikanga gukira. Ariko igihe twabonye mu makuru nuko uyu Mukristo wiwe yasabwe miliyoni 10 kugira ngo asengerwe indwara yari afite ibe yakira, kuko ngo ni indwara yamaranye igihe kirekire. Urumva ni indwara yari imubabaje. Ni bimwe twabonye muri dosiye yari iri kwa Yongwe, aho nawe ngo hari amafaranga yari yaratse abantu wajye abasengera, bagiye bamwishyura. Uyu mugabo nawe biragarutse, tumubonye yuko ari amafaranga yatse umukristo wiwe kugira ngo azamusengere iyo ndwara agera muri miliyoni 10. Ese koko tugarutse inyuma, wa mugani w'inama dushoje itangwa n'umuvugizi wa RIB, ese koko isura yacu iraza kuza kugaragara gute mu gihe turi gukoresha izina ry'Imana mu bintu bigendanye cyangwa bijya kumera nk'urucuruzo? Urajya kwishyuza umuntu kugira ngo umugurishe ingabire y'Imana, kugira ngo umugurishe impano y'Imana. Ese gusengera umuntu, ese ni ikiguzi? Ese n'urucuruzo tubimenye? Kuza kubwira umuntu ati nyishyura nkusengere, ese ni wewe ukiza abantu cyangwa ni Imana ikiza abantu? Kandi ukavuga ati turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, cyangwa mu izina rya Yesu, cyangwa mu izina ry'Imana, bitewe naho umuntu asengera. Ugiye gusengera umuntu mu izina ry'Imana, umwatsuye amafaranga urayoherereza Imana. Ese ni ishimwe cyangwa ni ikiguzi? Ibyo nibyo bintu abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho, bavuga bati abapasiteri cyangwa abavugabutumwa bacu ibi ni ibiki baba bakora? Ko ibintu baba bari gusebya umurimo w'Imana, ko Imana atari cyo yabatumye, ko Imana ko inda zishobora kuba zigiye kubatanga imbere. Ntabwo ndi kuvuga uyu mupasiteri, wenda impamvu mbivuze nuko hari n'abandi byagiye bigaragaraho, kuko uyu mupasiteri arakekwaho, ntabwo icyaha cyari cyamuhama cyangwa ntabwo turamenya ngo bimeze bite, se yamwatse gute. Ariko muri rusange ni ibintu bigaragara no ku bandi bavuga butumwa, bigaragara yuko bakoresha impano bashobora kuba barahawe, bakayikoresha basaba ikiguzi, cyangwa bakaba banashuka abantu yuko ari abakozi b'Imana, yuko bafite impano yo kuba babasengera bagakira indwara zitandukanye, ariko bakabasaba ikiguzi. Finally, uwo watse icyo kiguzi kugeza igihe akwizereye akaguhereza ayo mafaranga, ukanamusengera ntanakiri, ubonye wanamusengeraga agakira, ko wenda adashobora kubyitaho aho waba wakuye imbaraga hariho hose, nubwo wenda zitaba zivuye ku Mana, kuko imbaraga z'Imana ntizicuruzwa, ntizigurishwa, nta kiguzi, kuko Imana iravuga ngo mwaherewe ubuntu muzatangire ubuntu. Ubwo rero wenda nubwo izo mbaraga zaba zavuye ahandi hantu tutaba tuzi ikiziherekeje, cyangwa zishobora kuba atari nziza somehow, cyane ko aba ari imbaraga ziri spirituel, kuntu nyine ibintu by'umwuka, kandi ni ibintu byo kwitondera. Wanavuye umuntu cyangwa wanamusengeye agakira sava, ariko
kiba kiri inyuma nuko ushobora kwaka umuntu amafaranga gutyo ukanamusengera cyangwa ugakora ibyo uri kuvangura kumusengera ntanakire. Ibyo bintu ni ibintu bikomeretsa, bikaba byatuma usibye kuba wenda leta yagukurikirana, ariko bishobora gutuma unatakarizwa icyizere wari ufite mu itorero ryawe. Reka dukomeze tubakurikiranire ibyo aya makuru, tuzababwira uko byifashe. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Mwibuke gukora subscribe numba mutari mwabikora, n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe.